umurongo wa 15 reka duhere ku 14 ahageze wa 14 bavuga ngo iki ariko yanga kumwumvira maze kuko yamurushije amaboko aramuhata aryamana nawe. 15 nshaka tugasoza. Maze hanyuma Amunoni agira ate amwanga urunuka rutagera akagero, urwango yamwanze rwarusa ubwinshi urukundo yari yamukunze. Amunoni aramubwira ati ntabwo kugira ute bwira hano bashyaka ry'umukobwa, ntabwo kugira ute ntabwo kase karaguhurusha inyuma ngo ntiwagenda. None si iyo wanze kugenda uzuna kubwira wanze kugenda, arakubwira ngo ijambo rya mbere sinjya kuzana, ijambo rya kabiri nirwanagaho ntabwo yari mariage. Bashaka kumbwira ko umuntu ubwiye ngo nirwanagaho isi mariage ngo urugo ruca muzanye. Haguruka tubone ibirenge ugenda urasebye. Cishwa hano yaba bakobwa reka babwire ikintu kibabaje. Yabanje kwigira nk'uko uri uravuze ngo ntabwo yasohokaho. Yego Amunoni ngo yohane hanze ati urahava nabi. Ubu nari mubwiye ngo usohoke neza urahava nabi. Abwira umukozi wande wa Munoni w'urugo umuhati ibitoki wica inkoko wica urukwavu, mbese muramwumva umukozi w'urugo. Amuga ati umva tipe sohora umwana tsacu utwa muze sohora umwana tsahe niyanga ukuremo kuri umufuka w'amakara. Yahise ati urabizi ko nyine ntacyo nabo rero n'uwo wahaye yakwanze natwe igihe utagira kakadurasha katawati akajyana cya jukunya hane rupanga. Yesu we. Oh my God. Ikisa muri hariya mwari ubu ntabwo dutegeye maye. Rero kuri 20 musaza wande watamara umukobwa Abusalomu amubonye aramubaza ati mbega wahuye nande? Reka tucyara gato murebe. Maze Tamari yiyorera ifu hehe mu mutwe ashishimura iki umwambaro w'amabara menshi yari yambaye, yikorera ukuboko agenda ari umugenda aboroka. Musaza we Abusalomu umubonye aramubwira ati mbega wahuye n'umusaza wawe none nuhorere mwene mama ni musaza wawe wegushe ku mutima n'ibyo. Nuko Tamari aguma kwa musaza we Abusalomu nk'umwage. Ijambo nk'umwage mu cyangwa igishwaziko ni umuntu utari umugore utari umukobwa. Sibyo mo mushaka yo mwakite yirere kuri tuzo. Tibi kibabaga kinaha nukubona wagiye bakoze ibintu bagukoresheje ibintu arangije kandi ngo yishimye niko tubyita ngo urwango ruturukundo. Iyo mpamvu undi mukobwa wese uri murereye mu tuso ashingika asekera umuntu batagiye gukora mariage ugenda kurira akakugaya cyane. Ndanyumviye ko n'uyu muhungu ndetse nawe arakugaya kuko umuhungu wese ukoze icyaha cy'ubusambanyi atari mariage
kwangiriza agatsinda k'umugore. Kuri umugore n'urugo uzabanyina w'abana. Nyamara ikimenyetso cya mbere kigaragaza ko umuntu azakubera umugabo akakubahisha bakubera papa w'abana bawe, nuko nta kintu akubaza mutarakora mariage. Arakwihanganira mukihanganana kugeza ku munsi mujya mu rusengero mugejeje umugisha n'abatanga. Ariko uzakwaka umusogongero hanumve akawuteteza uri ubunyobwa se, uri ikigage gusogongera se, asoni manumve akumvigiza. Iyo manumve nyine nawe akumva, namara kumva bazaba yumvise, si ukumva gusa nose niba mwumvishije ntiyumvise base. Ikibazo cy'abahungu bahangana nuko amara kumva akakugereranya n'abana baza kumva. Ibyo bita mu Gifaransa vie comparative, ni ukubana n'umuntu ukugereranya n'abangazi. Ni ibyo nko gushaka se mwizirike kuri Kristo Yesu kugeza umunsi azakubakira ingo zikwiriye mu izina rya Yesu. Usenge Imana. Ariko sinjye gutanga amatangazo bifite aho bireba. Icyo nzi nuko atari kubanya abasoreje hano turi bwongere. Amen. Utundi turundi wahe twiza tw'impamba. Nakomerekeza neza.